Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose, nshuti bakunzi b'ibiganiro binyuzwa kuri uyu muyoboro watumenye Kristo Urumuri na Kiliziya ye TV. Muraho neza? Mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe rero tugarutse uyu munsi kubagezaho ikiganiro cyacu. Ndaza gusaba Padiri atwinjize muri iki kiganiro, adusangiza insanganyamatsiko tugiye kuganiraho, ariko kandi tubaha ikaze. Murakoze, Kristo yasakuzwe bakunzi muyoboro tumenye Kristo Urumuri na Kiliziya ye, mugira amahoro y'Imana. Ni Padiri Senane Ephrem, umupadiri wa Diyoseze ya Kabgayi. Uno munsi twateguye ikiganiro kirebana n'ibice bine by'ingenzi bya Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992. Murakoze cyane Padiri, mwabyumvise rero ko uyu munsi insanganyamatsiko tubateguriye tugiye kuganiraho ni ibice by'ingenzi bya Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu 1992. Ibice bine by'ingenzi bya Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu 1992. By'umwihariko iki kiganiro turagitura abakateshiste aho muri hose. N'abitegura kuzaba abakateshiste, namwe tubatuye iki kiganiro, ari nako tubararikira kugikunda, kugitega amatwi no kugikurikira, kandi mukazanagisangiza nabo ahandi. Nk'uko bisanzwe rero, reka dusabe none Padiri dutangire iki kiganiro cyacu n'isengesho. Murakoze, tutangire twiyambaza Roho Mutagatifu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima ukamera gukunda, wohereza Roho wawe, byose bishya, isi izabona guhinduka. Dusabe Mana yamwishije gukomera Roho Mutagatifu, turagusaba kwizwa nawe, gukunda ibitunganye, kwengerwa nawe iteka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Gutangiza ikiganiro cyacu, reka tutangize amagambo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Mutagatifu Matayo, umutwe wa 28, murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20, aho Yesu aha ubutumwa intumwa ze 11 inyuma yo kuzuka. Umwanditsi mutagatifu Matayo aragira ati: nuko abigishwa 11 bajya mu Galileya ku musozi Yesu yari yarabarangiye. Bamubonye barapfukama, bamwe ariko bashidikanya. Yesu arabegera arababwira ati: nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, babatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Ano magambo twibutsa ko Yesu washinze Kiliziya yahaye ubutumwa maze 11 ati: mugende mwigishe amahanga yose, batoza kurikiza ibyo nabategetse byose. Kiliziya ifite ubwo butumwa bwo kwamamaza ijambo ry'Imana, kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo. Buri mukristo wese, buri wese wabatijwe yahawe ubwo butumwa, yasezeranye kwamamaza Yesu Kristo. Kwamamaza Yesu Kristo rero ni ubutumwa bwa kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo, ni ubutumwa bwa buri mukristo wese warabatijwe. Twese abakristo turi intumwa, twahabwa ubutumwa bwo kwamamaza ijambo rye. Mu kiganiro cy'uno munsi kigaruka ku bice bine by'ingenzi bya Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992. Yego, murakoze cyane Padiri. Tukivuga kuri Gatigisimu, nk'uko insanganyamatsiko y'iki kiganiro cyacu ibigarukaho, ku bice bine by'ingenzi bigize Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu 1992, reka dutangire mutwibutsa Gatigisimu ni iki. Benshi bahuye n'iki kibazo mu gihe biteguraga guhabwa amasakramentu, baba ari abigiye batisimu ari bakuru, abigiye Eucharistia babatijwe ari batoya, bose bahuye n'iki kibazo kibaza Gatigisimu ni iki. Reka twongere mutwibutse. Ku Gatigisimu, Catechisme, turavuga igitabo gikubiyemo inyigisho za kateshezi. Iyo Gatigisimu y'umwaka w'1992 tuvuga ni igitabo, turayifite mu rurimi rw'igifaransa, Catechisme de l'Église catholique. Ni igitabo gikubiyemo inyigisho za kateshezi.
gatigisimu tubundi tumenyereye ka gatabo gatoya abakateshisite bifashishaga batwigisha inyigisho twitegura mu sakaramentu, kubatijwe ari batoya, twitegura guhabwa Eucharistia, ndetse na nyuma yaho twitegura gukomezwa. Ariko ubundi Catechisme de l'Église catholique, gatigisimu ya Kiliziya, ubwo iheruka n'iyo mwaka w'1992, ni iki gitabo. Igitabo no gifite mu rurimi rw'Igifaransa, ariko nkuko turi bugarukeho no mu Kinyarwanda nabwo iki gitabo turi hafi kukibona. Igitabo gikuyemo inyigisho za katesheze. Katesheze twabibutsa ko ni inyigisho, kugira ngo tubyumve neza. Ubundi tumenyereye ayo magambo ko Kiliziya ishinzwe kwamamaza inkuru nziza, iyogezabutumwa, yamamazabutumwa. Uno murongo tumenye Kristo Rumuri na Kiliziya TV, twavuze ko ari umurongo w'iyogezabutumwa. Iyogezabutumwa rikubiyemo ibice bibiri by'ingenzi. Hari ukwamamaza inkuru nziza ku bantu batari bamenya Yesu, batari babatizwa. Iyogezabutumwa buga ry'ibanze mu rurimi rw'Igifaransa bikaba ari première évangélisation. Ubwo mu Rwanda twavuga cya gihe mu mwaka w'1900, igihe abamisiyoneri abatwigisha mu Rwanda n'abapadiri bera, ubwo bitwa abamisiyoneri b'Afurika bazaga mu Rwanda tutari twamenya Yesu, kuko abanyarwanda bari bazi Imana ariko ntabwo bari bazi Yesu, ntabwo bari bazi ubutatu butagatifu. Ubwo rero n'iyogezabutumwa rya mbere ry'ibanze rigenewe abantu batari bamenya inkuru nziza, batari babatizwa. Kubabatijwe ariko nabo bagomba komeza kwigishwa. Ubwo noneho dukoresha iryo jambo rya katesheze, catechesis, ku bantu bamenye babatijwe ariko bakeneye gukomeza gucengera inyigisho zo kwemera kugira ngo bagire ubumenyi bwagutse. Katesheze rero, katesheze ikorwa ibyiciro by'abantu banyuranye. Inyigisho zihabwa abakristo babatijwe, twavuga ko ari katesheze zitandukanye. Katesheze ku masakaramentu, katesheze ku nyigisho, ku isengesho, katesheze ku mahame, inyigisho zirebana n'amahame. Gatigisimu mbese muri make twavuga ko ari igitabo gikubiyemo katesheze. Katesheze akaba ari inyigisho igenewe by'umwihariko abo ngabo abakristo babatijwe. Yego, murakoze cyane Padiri. Turi ku ngingo igaruka ku bice bine by'ingenzi bya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu mwaka w'1992. Kubera iki mwaduhitiyemo iyi yo mu 1992? Bishatse kuvuga yuko hari izindi gatigisimu zabayeho mbere y'iyi ngiyi? Urakoze. Icyo kibazo cyawe cyiza cyatuganisha ku kuvuga muri makeya, mu ncamake amateka ya za gatigisimu. Guhera mu ntangiriro za Kiliziya, Yezu yahaye ubutumwa intumwa ze kwamamaza inkuru nziza. Batangira bamamaza inkuru nziza. Abambere bakiriye inyigisho za Yezu Kristo ni Abayahudi. Kiliziya yavukiye, twavuga yavukiye mbere na mbere Yerusalemu. Inkuru nziza ikomeza kugenda yamara hose, bigera mu bihugu by'Uburayi, by'umwihariko cyari mu gihe cy'ingoma y'abami, ubwami bw'Abanyaroma. Kiliziya yakuriye muri ubwo bwami bw'abami, empire y'Abanyaroma, ku buryo ariyo mpamvu tuzi ko icyiciro cya Kiliziya Gatolika kiba i Roma. Inkuru nziza igeze i Roma, Petero na Paulo bamaje inkuru nziza i Roma, naho bapfiriye. Petero yahowe Imana yapfiriye i Roma, bamubambye acuritse. Na Petero yapfiriye i Roma, ndetse na Paulo yapfiriye i Roma bamuciye umutwe. Guhera mu ntangiriro za Kiliziya hari inyigisho zigenewe abigishwa, zibategurira guhabwa batisimu. Kuko Yesu yabwiye intumwa ze ati mugende mwigishe amahanga yose, abazemera muzababatize. Umuntu arigishwa, noneho akemera, noneho akabatizwa.
inyigisho rero za katigisimu ni nyine no guhera mu ntangiriro za kiliziya habaho izo nyigisho zigenewe abigishwa batari babatizwa, hakaba n'inyigisho zigenewe ababatijwe ariko baba bakeneye noneho gucengera inyigisho za kiliziya. Mu mateka ya kiliziya by'umwihariko mu kinyejana cya 16 mu nama nkuru, nyuma y'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Trente mu gihugu cy'Ubutaliyani hagati y'umwaka w'1545 n'umwaka w'1563 habaye iyo nama nkuru ya kiliziya. Nyuma y'iyo nama nkuru ya kiliziya yabereye i Trente mu mwaka w'1566 hasohotse gatigisimu ya kiliziya y'iyo konsile y'i Trente. Ubwo ni igitabo gikubiyemo inyigisho za kiliziya. Noneho nanone mu kinyejana cya 20 mu mateka ya kiliziya habayeho za gatigisimu za kiliziya zo mu bihugu bitandukanye. Gatigisimu yamenyekanye cyane akaba ari gatigisimu yo mu gihugu ya kiliziya mu gihugu cy'Ubufaransa izwi nka gatigisimu ya mutagatifu Papa Piyo wa 10 yo mu 1905. Iyo gatigisimu ikaba izwi nk'igizwe n'ibibazo n'ibisubizo. Ubwo rero nyuma y'ikinyejana cya 20 dufite iyo izo za gatigisimu mu bihugu bitandukanye, ikaba izwi yo mu gihugu yo muri kiliziya yo mu gihugu cy'Ubufaransa 1905 nyuma y'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri hagati y'umwaka w'1962 n'umwaka w'1965 hasohotse gatigisimu yo iheruka tugenderaho ya kiliziya. Igitabo kirimo inyigisho za kiliziya, igitabo kirimo inyigisho za katesheze yo mwaka w'1992, akaba ari imbuto iyo nama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri. Ubwo rero nyuma y'ikinyejana cya 20 dufite iyo izo za gatigisimu mu bihugu bitandukanye, ikaba izwi yo mu gihugu yo muri kiliziya yo mu gihugu cy'Ubufaransa 1905 nyuma y'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri hagati y'umwaka w'1962 n'umwaka w'1965 hasohotse gatigisimu yo iheruka tugenderaho ya kiliziya. Igitabo kirimo inyigisho za kiliziya, igitabo kirimo inyigisho za katesheze yo mwaka w'1992, akaba ari imbuto iyo nama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri. Twizera ko abakunzi b'umuyoboro Tumenye Kristo na Kiliziya TV basobanukiwe inama nkuru ya kiliziya. Tuvuze inama nkuru ya kiliziya muri kiliziya gatolika hamaze kuba inama nkuru 21 iheruka yabereye i Vatikani ubwa kabiri. Inama nkuru ya kiliziya ishingiye ku kuba dusomye igitabo cy'ibyakozwe intumwa mu twa 15 igihe hari ikibazo cy'uko hari abarimo bakira ukwemera bakira Yezu Kristo ariko baturutse mu yindi mico mu bindi bihugu atari Abayahudi. Hibazwa rero niba kugira ngo umuntu abe umukirisitu, niba yari umugereki, agomba kubanza gukurikiza imico ya Kiyahudi by'umwihariko umuco wo kugenwa kugira ngo abe umukristo. Turabyibuka rero ko kuko Mutagatifu Luka bitubwira ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 aho hari impaka zishingiye ku kuba hari abarimo bakira ukwemera bashaka kuba abakristo, ariko bamwe bakavuga ngo bagomba gukurikiza imico ya Kiyahudi nko kugenwa. Intumwa ndetse n'abakuru b'ikoraniro bahuriye i Yerusalemu, noneho bajya impaka zubaka, bacoca icyo kibazo. Umwanzuro wawe ko bitari ngombwa cyose bababwira kumeza kubaha buri wese, bagira n'ibyo basaba kugira ngo bitabangamira Abayahudi. Ariko mbere na mbere kugira ngo umuntu abe umuyoboke wa Yesu, abe umukristo, ntago banzuye ko bavuga ko agomba gukurikiza imico ya Kiyahudi by'umwihariko wo kugenwa.
ubwo rero aho ni ishingiro ry'inama nkuru ya kiliziya. Iyo hari ikibazo gikomeye papa nk'umuyobozi wa kiliziya atumiza abepiskopi kuko aribo bayobozi ba kiliziya. Abepiskopi nibo basimbura b'intumwa. Mu mateka ya kiliziya bagiye bahurira ahantu hatandukanye. Ubwo rero niyo mpamvu tuvuga ngo inama iheruka ya 21 inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani, ikaba ari ubwaro bwa kabiri kuko hari na inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa mbere. Murakoze cyane Padiri kudusangiza kuri aya mateka magufi ya za gatigisimu mbere ya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu 1992. Ariko se noneho reka mudusangize inkomoko y'ingenzi y'iyi gatigisimu. Urakoze. Ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992 ko twabivuze ni imbuto y'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani. Muri sinode ihuriro ry'abepiskopi y'umwaka w'1985 ubwo bari no mu rwego rwo gushyira mu bikorwa imyanzuro y'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri, abepiskopi bifuje ko haba gatigisimu, haba icyo gitabo gikubiyemo inyigisho za kiliziya binagendeye ku myanzuro, ku nyandiko z'inama nkuru ya kiliziya yabereye i Vatikani ubwa kabiri. Ubwo rero habayeho gushyiraho za komisiyo zitandukanye, noneho haza kuba ino nyandiko. Iki gitabo cyasohotse mu mwaka w'1992 ari ubwo ni nyir'ubutungane Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ni mutagatifu Papa Yohani wa kabiri niwe washyize ku mugaragaro ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992. Mu bateguye ino nyandiko bakaba bari muri iyo komisiyo. Ab'ingenzi harimo na nyir'ubutungane Papa Benedicto wa 16 kuko yayoboye igihe kirekire urwego rushinzwe amahame ya kiliziya cyangwa ukwemera kwa kiliziya, ngo bikaba byitwa Dicaster pour la doctrine de la foi. Iyo tuvuga kuri ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992 twibutse ko igihe nyir'ubutungane Papa Benedicto wa 16 yayoboraga kiliziya, mu mwaka w'2005 yakoze incamake y'ino gatigisimu. Ubwo kubira mu ncamake dufite hano iyo ncamake mu rurimi rw'icyongereza, The Catechism of the Catholic Church Compendium aba ari gushyira hamwe inyandiko zishyizwe hamwe. Iyi ni incamake y'ino gatigisimu, tuyifite mu rurimi zitandukanye. Ngira ngo no mu Kinyarwanda tuzagera tubikore iya ncamake kugira ngo ino nyandiko z'inyigisho za kiliziya zirusheho kumenyekana. Tuvuga kuri amateka y'ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992 tunavuge ko mu Rwanda twagiye tugira ibice bitandukanye mu dutabo duto, by'umwihariko twagiye dufashwa na Paroti Press, twagiye dufashwa n'abaparotin. Udutabo twitwa Komeza abavandimwe mu kwemera, bagenda basohora igice cy'ino gatigisimu. Ariko ubu ngubu ino nyandiko mu gitabo kinini Kinyarwanda, iyo nyandiko nk'uko n'abepiskopi bakomeje kubitubwira, ino nyandiko iri hafi, turizera ko rwose izajya ku mugaragaro vuba aha mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko iri mu zindi ndimi. Mu Rwanda ubu ngubu kuko iyi gatigisimu ikubiyemo inyigisho za kiliziya n'izindi nyigisho, bashaka gutegura ibyiciro bitandukanye bagendera kuri iki gitabo. Ubu dufite gatigisimu y'urubyiruko mu rurimi rw'icyongereza Youth Cat, ubwo ni Youth Catechism, Catechism of the Youth. Ubunyamabanga bwa komisiyo ya katechese bukaba bwaramenyesheje abakristo gatolika ko iyo gatigisimu y'urubyiruko cy'igitabo cyo cyabonetse, rwose kigomba gukomeza gufasha urubyiruko ndetse n'abandi bose kugira ngo turusheho kumenya inyigisho za Kiliziya Gatolika.
Murakoze cyane, aha ngaha turi ku ngingo y'ikiganiro cyacu mu kugaragaza cyangwa se kuganira ku bice bine by'ingenzi bya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. Aha ngaha kandi ni ibyo kwishimirwa kuko natwe mu Rwanda tugiye kugira gatigisimu mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se gatigisimu nyarwanda, by'umwihariko urubyiruko rwamaze gusogongera, ndavuga b'ingenzi cyangwa se aba mbere bamaze gusogongera kuri gatigisimu igenewe urubyiruko izwi mu rurimi rw'Icyongereza nka youth cat nk'uko padiri abikomojeho, ndetse kandi na komisiyo ya catechese igenda ibitangaza hirya no hino, bakomeje kugenda babigarukaho. Reka noneho padiri mudufashe kumenya iyi gatigisimu yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri igamije iki? Murakoze. Ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri igamije gushyira ku mugaragaro igitabo gikubiyemo inyigisho za Kiliziya, noneho abakristo bakabona igitabo gitunganye kirimo inyigisho za Kiliziya kandi mu ncamake, bityo izo nyigisho za Kiliziya zikabakomeza mu kwemera, zikaba zishingiye ku kubibutsa ibyo Imana, zishingiye ku byo Imana yaduhishuriye, zikabakomeza mu guhimbaza amasakaramentu ndetse no mu migenzo myiza. Ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika nk'uko twabivuze ni ukudufasha kwakira no gushyira mu bikorwa ibyo inama nkuru ya Kiliziya Gatolika yabereye Vatikani bwa kabiri yasabye, yatanze umurongo mu buzima, mu byiciro by'ubuzima bitandukanye. Ubwo rero ni ugukomeza, mbese no gushyira mu bikorwa ibyo inama nkuru ya Kiliziya Gatolika, inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri yavuze. Ino gatigisimu ni igisobanuro cyo kwemera kwa Kiliziya n'amahame y'inyigisho Gatolika byahamijwe cyangwa bikamurikirwa n'ibyanditswe bitagatifu, uruhererekane rwa Kiliziya ndetse n'inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya. Murakoze cyane padiri kudusangiza icyo iyi gatigisimu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri igamije. Muri Kiliziya Gatolika tuhasanga ibyiciro bitandukanye, hari abagize umuryango, ngo ni abashakanye, hari urubyiruko, hari abana, hamwe tujya twumva ngo ni inyigisho zigenewe abana cyangwa se abana n'urubyiruko, hari abihaye Imana mu miryango itandukanye, tuhasanga ingeri cyangwa ibyiciro bitandukanye, rimwe na rimwe bagenda banagenerwa inyigisho mu bihe bitandukanye bitewe n'icyiciro buri mukristu aherereyemo. Iyi gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri yo igenewe bande? Murakoze. Ino gatigisimu ya Kiliziya Gatolika yo mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo cyenda na kabiri wagenewe muri rusange Kiliziya, ariko mbere na mbere igenewe abashinzwe ubwo butumwa by'umwihariko bwo kwigisha, igenewe abepiskopi. Abepiskopi ni abasimbura b'intumwa mu mirimo ya gisaserdoti. Imirimo ya gisaserdoti ni kwigisha, kuyobora ndetse no gutagatifuza. Kwigisha rero, shingira ku byanditswe bitagatifu, ariko mu kwigisha ubu ngubwo mbese ni ukwigisha wifashishije izi nyigisho za Kiliziya, ni ugutanga catechese, mbese ni igitabo wavuga kigenewe mbere na mbere abigisha, kandi abigisha mbere n'abepiskopi, ubwo bafasha muri uwo murimo nk'abashinzwe ubwo butumwa by'umwihariko abapadiri n'abadiyakoni, ariko nanone inagenewe ku buryo wavuga nanone bwihariye abakateshiste, ko n'abafite uwo mwanya wihariye wo kwigisha bategurira abantu by'umwihariko amasakaramentu. Ariko kandi ni igitabo gikubiyemo inyigisho zigenewe buri mukristo wese, kuko buri wabatijwe wese afite ubwo butumwa kuko yabisezeranye muri batisimu bwo kwamamaza Yesu Kristo. Yego, murakoze. Ikiganiro cyacu kiribanda ku bice bine by'ingenzi bya gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri. Reka mutwinjize mu nyigisho zikubiye muri iyi gatigisimu. Murakoze cyane. Inyigisho zikubiye muri iki gitabo, nk'uko na buri nyigisho irebana no kwemera, inyigisho ya Kiliziya ishingira cyangwa ivoma mu byanditswe bitagatifu, ikavoma
mu ruhererekane. Uruhererekane ni tradition mu gifaransa cyangwa tradition mu cyongereza. Ni inyigisho zatanzwe n'abakurambere ba kiliziya, ariko n'ubu ni ababa barafashije gucengera bagasobanura ibyanditswe bitagatifu, noneho bakajya no mu nyandiko. Izo nyigisho rero ziba zigize icyo twita uruhererekane. Kandi nanone inyigisho ya kiliziya, inyigisho zo kwemera, zivoma muri liturujia mu guhimbaza imihango mitagatifu, zikanavoma mu nyigisho z'ubuyobozi bwa kiliziya. Kuko inyandiko ya mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri ibanziriza iri muri iki gitabo cya Gatikisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri ibivuga. Iyo nyandiko Papa Nyirubutungane Papa Yohani Pawulo wa kabiri atangaza n'inyandiko nk'uko inyandiko ibivuga, aragira ati iki gitabo kigamije gusobanura mu budahemuka no mu buryo buboneye inyigisho dusanga mu byanditswe bitagatifu, mu nyigisho dusanga mu ruhererekane ruhoraho rwa kiliziya ndetse n'iz'abayobozi ba kiliziya, kimwe n'umurage ndengakamere w'abakurambere ba kiliziya, abatagatifu n'abatagatifukazi ba kiliziya, kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa neza ibanga ry'ubukristu no gukomeza ukwemera k'umuryango w'Imana. Inyigisho zirimo na Gatikisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri, kimwe n'izindi nyigisho zo mu zindi gatikisimu zayibanjirije, zubakiye ku nkingi enye, nabwo twavuze ngo ni ibice bine by'ingenzi. Hari kwamamaza ukwemera, igice cya kabiri cyangwa inkingi ya kabiri akaba guhimbaza ibanga ryo kwemera, igice cya gatatu ubuzima muri Kristo, igice cya kane akaba ari isengesho. Ibice bine cyangwa inkingi enye hagiye harimo nabwo utundi duce tubiri. Niko ino Gatikisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na kabiri yubatse. Izo nyigisho zikubiye muri ibyo bice bine by'ingenzi cyangwa inkingi enye z'ingenzi. Buri gice parti igizwe n'uduce tubiri, tuba tuvuga section mu rurimi rw'igifaransa. Igice cya mbere harimo kwamamaza ukwemera, ubwo dusangamo agace cyangwa section kavuga gasobanura kwemera Imana. Akaba muri Gatikisimu ya Kiliziya Gatolika iki gice kikaba cyitwa ndemera, twemera. Hakazamo n'akandi gace cyangwa section kavuga guhamya kwamamaza ukwemera. Kwamamaza ukwemera akaba ari profession de la foi, aho ngaho niho basobanuramo indangakwemera. Indangakwemera igizwe n'article cyangwa n'uduce cyangwa ingingo 12, ikaba tuzabigarukaho, 12 zigize indangakwemera. Hakazamo noneho igice cya kabiri cyangwa inkingi ya kabiri ivuga guhimbaza ibanga rya gikristo cyangwa kwemera kwa gikristo. Tugasangamo amasakramentu muri rusange, ndetse noneho bagasobanuramo n'amasakramentu 7 ya kiliziya. Noneho dusobanura uko tugomba guhimbaza amasakramentu ku buryo buboneye. Amasakramentu ni 7 kuko tuyazi. Amasakramentu abanza y'ingenzi, duhere ku masakramentu y'ibanze: batisimu, ukaristiya no gukomezwa. Igice cya gatatu kivuga ku buzima muri Kristo. Ni igice kirebana noneho nuko uwemera ukagomba kubaho. Hakaba harimo ubuzima, harimo agace ka mbere umuhamagaro wa muntu, ubuzima muri roho, uko umuntu yari mu ishusho ry'Imana agomba kwitwara. Noneho agace ka kabiri agaruka ku mategeko 10 y'Imana. Igice cya kane cyangwa inkingi ya kane akaba agaruka ku isengesho, katubwira isengesho muri rusange. Agace ka kabiri kakavuga isengesho Yesu Kristo yatwigishije, isengesho rya Dawe mu ijuru, akaba ari urugero rw'andi masengesho yose. Ko isengesho
rikomeye Yesu yatwigije ngo mujya musenga, nimushaka gusenga mujye muvuga ngo dawe uri mu ijuru. Dawe mu ijuru tugatangira dusingiza Imana, kandi tukavuga tuvuga nk'umuryango umwe w'abana b'Imana mu bwinshi, tugatangira dusingiza Imana, twanasaba tukabanza gusaba ngo ugushaka Imana gukorwe, tugasaba umugati udutunga, ifunguro ridutunga, atari ridutungira umubiri gusa ahubwo ridutungira roho, n'ibindi n'isengesho. Urugero rw'andi masengesho ntabwo dushobora kuzagarukaho by'umwihariko kuko n'ubundi mu nyigisho za kiliziya, inyigisho zo kwemera, ariyo icyo gihe inyigisho zirebana n'isengesho nazo ni inyigisho zikomeye z'ingenzi. Mu buryo bunaguye dushobora kuvuga ko igice cya mbere ari indangakwemera. Aho ngaho harimo kwamamaza ukwemera, gasobanura amahame indangakwemera. Igice cya kabiri ni liturujia, no guhimbaza imihango mitagatifu. Liturujia mbere na mbere dusangamo guhimbaza amasakramentu. Igice cya gatatu ni ubuzima muri Kristo, n'imibereho uko umukristo agomba kubaho. Igice cya gatatu ni imigenzereze ya Gikristo ishingiye ku mategeko. Igice cya kane ni isengesho rya Gikristo, naho dusangamo by'umwihariko isengesho rya dawe uri mu ijuru, arwo rugero rw'andi masengesho. Umuntu ashobora kwibaza ngo ibi bice byose bihurira hehe, cyangwa se hari itandukaniro hagati y'ibi bice bine byose bigize gatigisimu y'igihumbi 1992? Murakoze. Ibice bine by'ingenzi bigize gatigisimu ya Kiliziya Gatolika y'umwaka w'1992 biruzuzanya. Ibanga rya Gikristo ni ishingiro ryo kwemera. Habanza kwemera, kwakira ukwemera, kwamaza ukwemera. Noneho kwamaza ukwemera kagaragara mu guhimbaza ayo mabanga y'ukwemera. Uko wemera bigaragara mu buryo uhimbaza y'amabanga y'ukwemera. Noneho uwemera hari ubuzima, hari uburyo agomba kubaho, akabaho akurikiza amategeko y'Imana, kandi amategeko y'Imana ashingiye ku itegeko ry'urukundo. Tugiye gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Utubwa rero ubuzima muri Kristo. Uwemera hari imyitwarire igomba kumuranga, ntabwo yitwara nk'undi wese, ntabwo yitwara nk'utemera. Noneho uwemera kandi uko yitwara anabigaragaza mu buryo asabana n'Imana mu isengesho. Murakoze cyane Padiri, turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko mbere y'uko dusoza, abakristu hari bamwe usanga bafite inyota yo gukunda inyigisho za Kiliziya. Nkaba nabaza mwebwe nk'abasaseredoti, ni iki mukora kugira ngo mufashe abakristu kurushaho gukunda izi nyigisho za Kiliziya? Kiliziya, umuryango w'abana b'Imana, ifite ubwo butumwa, ihabwa ubutumwa na Yesu Kristo wayishinze bwo kwamamaza inkuru nziza, kwamamaza ijambo rye. Dufite ubwo butumwa bwo kwigisha ari abasaserodoti ariko n'abakristo bose. Rero inyigisho ziratangwa mu gihe duhimbaza amasakaramentu, by'umwihariko muri buri gitambo cy'Ukaristiya hari igice kigenewe kwigisha. Icyo gice by'umwihariko ku cyumweru ni itegeko ko umusaserodoti agomba kwigisha. Uwemerewe gutanga inyigisho mu minsi yashize ubuyobozi bwa Kiliziya bwabwarutseho, bongera kwibutsa ko inyigisho itangwa mu gitambo cy'Ukaristiya ni inyigisho yihariye, ni homeri, burya yemewe gutangwa gusa guhera nyine ku musaserodoti, yemewe gutangwa n'uri mu cyiciro cy'ubusaserodoti nyobozi, ni umudiyakoni, umupadiri cyangwa umwepiskopi. Inyigisho itangwa mu guhimbaza igitambo cy'Ukaristiya. Ariko na katesheze mu byiciro bitandukanye, ndetse no kwifashisha itangazamakuru, n'ubu kwifashisha tumenye Kristo Rumuri na Kiliziya TV, ndetse n'ibindi bitangazamakuru, kugira ngo abantu bamenye iyo nyigisho, bamenye ubwo butumwa bwa Yesu, bamenye inkuru nziza. Inkuru nziza Yesu Kristo tuyakira nyine muri izo nyigisho zitandukanye, kandi inyigisho zirebana n'ubuzima bwa muntu, zigamije gufasha umuntu kugera ku munezero kuko ari cyo umuntu yaremewe. Rero muri makeya tugerageza gukomeza gukangurira abantu ngo bamenye inkuru nziza, inkuru ya Yesu Kristo,
basome kandi bazirikane ijambo ry'Imana bifashishije Bibiliya, kandi none bakurikire inyigisho za Kiliziya, bashishikarire gusoma gatigisimu. Ubu ngubu no mu Kinyarwanda arahari, mu Kinyarwanda hafi kuboneka yose, hagiye hari uduce dutandukanye. Gukurikira ibitangazamakuru, inyigisho zitangwa zireba inyigisho za Kiliziya, no gushishikarira nabo kumenya, kujijuka, kugira ngo ko twese tumenye iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo, kuko inkuru nziza ya Yesu Kristo itugeza ku munezero cy'umuntu yaremewe. Mbere yuko dusoza, wenda twagira ngo umuntu atubwire niba hari n'ahandi hashobora gutangirwa inyigisho nk'izi ngizi uretse mu gitambo cy'Ukarisitiya nk'uko mubikomojeho, cyangwa se no mu bitangazamakuru, cyane cyane ibitangazamakuru bya Kiliziya, aho usanga bafite nk'ibiganiro byihariye birebana n'inyigisho za Kiliziya. Ahandi dushobora umukristo cyangwa se umurayiki ashobora guhurira n'izi nyigisho, bikaba byanamubera inkomoko yo kuzikunda, ndetse nk'uko twatangiye dutura iki kiganiro abakateshiste, kuri ubu harimo intambwe navuga ngo yatewe, inakomeje kugenda iterwa, kugira ngo nubwo bigisha bitegura guhabwa amasakaramentu, ariko nabo ibyo bigisha babe bafite aho babivanye. Hari ahandi hantu? Yego, murakoze. Twavuze ko mu gihe duhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya, ijya nyigisho iyo irihariye, kuko ni inyigisho iba itanzwe mbese mu isengesho rikuru rya Kiliziya. Liturujiya cyangwa imihango mitagatifu, tuvuze muri ayo magambo yoroheje, igira amategeko ayiyobora. Hari uburyo lituruji igomba guhimbazwa bidahinduka. Ubwo ngubwo no mu nyigisho, mu gitambo cy'Ukarisitiya hatangamo izo nyigisho mu birebana mu byiciro bitandukanye uko twabivuze, reba n'amahame ya Kiliziya, gusobanura ukwemera, guhimbaza amasakaramentu, ubuzima bushingiye ku kwiza amategeko y'Imana ndetse n'isengesho. Ariko kandi noneho mu myiherero, mu myiherero ni byiza gushishikarira kwiherera. Ubu ngubu tanze urugero muri diyoseze ya Kabgayi bashyizeho ishuri ry'ukwemera kugira ngo bacengere izo nyigisho za kategisimu mu bice bitandukanye, mu byiciro bitandukanye uko twabivuze. Hakaba kandi hajyaga habaho n'ubundi bijya bibaho kategori zitandukanye, kuba ibyiciro bitandukanye, bagasaba inyigisho, bakigishwa. Ubundi ni uko kwifashisha nyine n'ibitangazamakuru. Hari kandi amahugurwa. Ni byiza rwose gushishikarira kuko kumenya, bakitabira amahugurwa, bakigishwa iyo habaye na za forumu y'urubyiruko, ari umwanya wo kugira ngo abantu bigishwe. Ubu ngubu rero ikoranabuhanga naryo tugomba kuryifashisha, tukabyaza umusaruro. Kuko gatigisimu ya Kiliziya Gatolika iraboneka, kuyidawunirodinga. Ubundi umukristo, ndumva buri wese ubundi Bibiliya aba ayifite kuri smartphone ye. Ni byiza kuba afite gatigisimu ya Kiliziya Gatolika. Yaba hari ikintu adasobanukiwe, noneho akagenda akabaza umupadiri, umudiyakoni, umwepiskopi, akabaza umusaseridoti ati nasomye ino ngingo nsobanurira. Kumenya ibi bice, uvuga ati hari bavuze iby'amahame cyangwa amabanga yo kwemera, ariko simbisobanukiwe. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika irabisobanura. Ariko nanone hari ubwo umuntu asoma ntahita yumva, bigasaba gusobanuza. Ubwo rero ndashishikariza gusoma, gukoresha ikoranabuhanga, kugira icyo gitabo kuri smartphone, kuri computer, kugira ngo tubikoreshe. Kandi n'igihe bizajya mu gitabo cyose kiri mu Kinyarwanda kukigura, ndetse n'urubyiruko. Ubu ngubu hari youth card, nizera ko ubu ngubu birimo kugenda ibyo bitabo bikwira hose, kuko tukarushaho kumenya no gucengera inyigisho za Kiliziya.
Yego, turabashimiye cyane, dushimire Padiri umaze kudusangiza byinshi ku bikubiye mu bice bine by'ingenzi, mu bice bine bigize gatigisimu ya Kiliziya Gatolika mu 1992. Twabonye impamvu ariyo twabahitiyemo kubaganiriraho uyu munsi, nuko ari nayo gatigisimu Kiliziya yaba y'u Rwanda, y'isi yose iri kugenderaho uyu munsi. Twabonye kandi ko hari gatigisimu zindi zayibanjirije atariyo yonyine, kandi biranashoboka ko habazaza n'izindi ziyisimbura, ukurikije navuga ngo aho icyerekezo cya Kiliziya Gatolika kiri kugana, nkuko hari ibyahindutse kera, hari n'ibindi bishobora kuzahinduka no mu yindi myaka izaza. Nuko rero dusoje ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko dusoza twagira ngo n'undi nkuko Padiri twatangiye n'isengesho, dusoze n'isengesho kandi munadusabira umugisha. Yego, murakoze. Twibutsa ko nyine inyigisho ya Yesu ikomeza kuba ari imwe, ariko ikaba ibiri mu bihe. Hari ibihe ubwo bigira ibibazo bidasanzwe cyangwa ibintu bishya. Ubu ngubu koko dushobora kuzabigarukaho. Ubu ngubu hari inyigisho rebana no gukoresha neza ikoranabuhanga, gukoresha neza artificial intelligence cyangwa intelligence artificielle, cyangwa n'ibindi biba biri muri ibyo bihe, ariko hakomeza kuba yangisha Kiliziya noneho ibwira abantu mu bihe, mu gihe barimo cyangwa no mu bibazo barimo. Soze rero n'isengesho, dusoze twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya. Ndakuramutsa Mariya, uje nyamurana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, wayidusabira tunyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, wabaye none iteka ryose. Amen. Andereya Kagwa Mutagatifu, udusabire. Andereya Kagwa Mutagatifu, udusabire. Andereya Kagwa Mutagatifu, udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Uhoraho ntiwumfashe mu kiganza, ntiwumfashe mu kiganza.